Mbese mwero danhasuraga mugirara birumvikana nuguca bugufi nk'ikabutura tukigira abarezi kandi turi abarezi. Aramu y'umutuku utagiriza ubururu. Mwarimu sakosoza cyakosoza ubururu akosoza umutuku. Ndi mwarimu mpuzamahanga. Abanyeshuri bakoresha andi mabara nanjye nkakosoza umutuku. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Barafinda segikubo ariko segikubo wari umaze iminsi utagaragara amakuru yawe. Ni meza ndahari ndahabaye noneho turahuye Imana ikoze umuti wakataraboneka w'igifuti. Imana ikoze umuti. Ikoze umuti. Hanyuma duhuye ufite ibintu byinshi laptop mu ntoki telefone nyinshi cyane. Yego. Iyo laptop buriya niyo mobile office. Iyi ni mobile office plan B. Habaye mobile office plan A mpaka kuri plan Z. Urumva tugira plan nyinshi. Yego. Hanyuma izi telefone ko ari nyinshi zose zirakora? Bimwe bibari bishinzwe kurinda umutekano wa perezida wa Ruda. No kuvuga nk'iyi irimo iminara hafi 200 ishaka gukontrol inyuma n'imbere aho mvuye naho ngana. No n'amajyepfo n'amajyaruguru n'iburasirazuba. Ubwo niye bikora nakuvuga byose birakora nikorana bwawe ari wambona n'abasirikare bamperekeza ariko umutekano ngira bogi ngira wakataraboneka mu gihe abandi baherekezwa boshaka gusanga bafite umutekano munsi ya 0 hafi wo manegeka. Hanyuma hano agapapuro ndabona kanditse ibintu byinshi akangaka kaba kariho ibizamini ngenda mp'abantu nkababaza utuntu twinshi tubazo twabananiye nkagenda mbabaza utuntu twinshi. Yego. Hanyuma se ikarita iracyari ndende nyine nka mbere. Wowe umuntu ugira ikarita nini n'ubu. Service card yini karita mpuzamahanga izakora akazi kuva tuhagurukanye imizi n'imizinzi kugira ngo igiti kizashigukemo neza. Iyi karita izakora umuti ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu. Ariko ijambo gukora umuti banza rikubamo cyane. Kubera njye ubwanjye yumbonye mba ndi mu ruganda rukora umuti ndi uruganda ubwanjye kandi nkongera kuba nanone ndi laboratoire aho bapimira uwo muti ko wuzuza ubuziranenge. Niyo mpamvu yo sesekaye nkaha mba nuzuza ubuziranenge mpura n'abanyamakuru nkamwe bakataraboneka. Mwero danhasuraga mugirara birumvikana nuguca bugufi nk'ikabutura tukigira abarezi kandi turi abarezi. Uca bugufi nk'ikabutura bakakwibeshaho noneho bo bakigira inyaryenge aho kazabakosoza ukuri. Yego. Hanyuma Barafinda akabazo k'amatsiko abantu bakunda kugira abantu benshi bakunda kukwibazaho umuntu akurebye gutya nicyo ashobora kukwibeshya bakavuga ati Barafinda nkurikije ukuntu mubonye ashobora kuba ameze ku nyamara atari kumeze. Cyo bashaka kwibeshaho cyambere ni imyambarire kera nambaraga nk'uku kwawe nkatebeza buri kimwe cyose nkambaraga kote nimbi ari ubururu hano nakubitagaho umutuku hasi nkakubitaho umukara uburyo hejuru hose marinette yanjye areba hafi nareba kure nambaraga marinette ashaka kuba ndi hano nkareba Buganda. Urumva nareba hejuru nkaba nabara inyenyeri birumvikana nareba hasi cyangwa ku gikuta cy'inzu nkarimenya n'ibiri inyuma y'inzu. Urumva rero nta buzima ntanyuzemo ubuzima bwiza n'ubugoye byose nabunyuzemo. Abasaza banteguye n'abakecuru ndabagutuye ndabagushimiye kandi nawe uzahora uganira n'abasaza kuko utaganiye n'umusaza na so ntiwamenya icyo sekuru so na sogokuru wawe basize bavuze cyangwa bahanahanye kuko na papa wawe hari umuirage bamusigiye ngo nawe azariraga abana be. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nge nanyuze muri rwinshi rero nari gase ku ipasi ishushe nukuvuga nimba hazavuka yundi nge ni wanteraho amapingo ku maboko no ku maguru ubuta umwanya wawe w'ubusa ahubwo uba wigaragaza ejo nzakukosora. Icyo ni kimwe. Ekende ni ukuvuga twakuze tugira umutima umwe wa gikomando ntabwo tugira umutima utakaza amarezo ntitujegajega muri politike duhamye hamwe nk'amarezo akomeye. Nimba Airtel ari ifite amarezo akomeye kurusha MTN
bazabidusobanuye nabo abatanga serivisi inoze. Naho njya amarezo yanjye perezida nyaperezida arakaze arakomeye, niyo mpamvu nabwiye abanyarwanda bungutse umunyapolitike mwiza, umuntu mwiza wakataraboneka. Intangarugero kabuhariwe. Musaza inkangari yakataraboneka mpuzamahanga uze kubahangarira ibyananiranye n'ibyigiza shwi. Hanyuma Barafinda, karavate yawe ubundi abantu benshi ntabwo bakunze kuyikubazaho. Kubera icyo wambara karavate ikagera hano ikaba ndende gutyo. Uyu ni umwihariko bita Barafinda style, Barafindarization, ku buryo nta muntu wundi wari wakabyadukanye n'ijye nyine n'abandi bazankurikira, abanyeshuri bose hirya hino imbere mu gihugu, East Africa na Africa no ku isi yose bazigana imyambarire yanjye itanga gahenge ku mubiri, nimba ibihugu byarigenze ko cyo mubiri wo utigenga. Ni kubw'iyo mpamvu rero ikomeye cyane. Ariko igitambaro banza batakunusura cyose barakidoda. Birumvikana nimba watanze yose nawe bagomba kugukorera ibyuzuye kandi byuzuza ubuziranenge. Niko bimeze. Hanyuma hari amafoto yawe namerutse kubona uri imbere y'abantu bakomeye cyane. Yego. Gusa nk'umuntu uri gukoresha inama, yari amafoto nayahe koko bira byarabaye? Birumvikana nge ngira inama z'igihugu na First Lady ngoriya. Ngweno mfashe hano First Lady. Nsobanura ibintu neza hagara. Uyu ni First Lady w'igihugu, akaba n'uw'akarere k'ibiyaga bigari, agomba no kuba n'uw'Afurika n'uw'isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Afurika uyu niwo bimfashamo kugira ngo ibintu byose bishobore kugenda neza. Hanyuma reka tumaze tumuganize. First Lady wa Barafinda, nawe turakwakiriye neza. Nanjye ndabakiriye murakoze. Meze neza se? Twari tura. Hanyuma kuba witwa First Lady wa Barafinda byakira gute? Mbyakira neza n'iby'akataraboneka, kuko nyine Imana ibigusiza nyine ubyakira nk'iby'akataraboneka, ngo nyine nayihaye icyubahiro. Hanyuma Barafinda ni umutware wawe rero? Ni umutware wanjye. Imishinga muyigeze na Barafinda? Rwose turi mu makorosi turaza, nta kibazo nta bwoba tunafite. Yahoza twereka telefone zicunga umutekano, sinzi niba ariko bimeze koko ngo ni abasirikare bacunga umutekano. Na First Lady koko umutekano wanyu bawuzuye? Umutekano wacu uruzuye, nta kibazo rwose tujya tugira, turawizeye 100%. Ubundi hano muri quartier babafata gute hagati yawe na Perezida Barafinda? Abaturage bose burya nta muhanuzi wabo utakwemera uramwihorera, kuko na Yesu Kristo yemerwaga n'abahandi. Ubwo rero iyo batemeye ubwo nyine bazemezwa n'Uwiteka. Ariko benshi baratwemera, niyo mpamvu ubona benshi hano barabemera cyane. Utazahura n'umwe akubesha ngo wenda ntabwo uriya musaza tumuzi cyangwa ngo ntahazwi. Baba batuza, ahubwo nuko baba bakatira hirya hino, ariko bazemera tugiye kurahira cyatuvuye kurahira. Barafinda, hano abaturage bagufata gute nka perezida koko? Nka perezida nyaperezida, umusaza ukuri wakataraboneka mpuzamahanga mpuzamakungu. Nibiki wabagejejeho ubundi hano? N'ubukungu bwabo bw'umwimerere kamere karemano badasha no guhomba, aho kugira ngo bampombaho ubwo bahomba uwo nguwo washaka kubahombyanje. Birumvikana twageze kuri byinshi. Impamvu hagaze hano n'uyu mutekano urimo nitwe twabikoze, kandi nitwe tubikesha byose. Imbaraga zacu n'ubuhanga bwacu twishize hamwe nk'amenyo ya ruguru n'ayo hasi, twaguguna n'igikomeye cyane. Yego. Bafindura akazi cyane. Hanyuma niye migabo n'imigambi sowe na First Lady mufitiye aka gace mutuyemo? Birumvikana saka gace gusa, dufite imigabo n'imigambi irashe ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari, East African Community, no ku rwego rwa Afurika, Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Birumvikana hanyuma no ku rwego rw'isi. Wegera hano hino rwose. Yego, birumvikana twe imigabo n'imigambi dufite n'iyakataraboneka ku rwego rw'isi birumvikanye, ariko tugiye dukata igice ku kindi. Kuri Afurika no gukoramo imipaka muri Afurika, u Rwanda nkarugira umurwa mukuru wa Afurika, hanyuma Afurika nayo nkayigira umurwa mukuru w'isi. Birumvikana u Rwanda nkakuramo imisoro ku butaka hose, ku butaka bw'u Rwanda. Ubutaka ntabwo bugomba gusoreshwa ku ngoma ya Barafinda. Birumvikana nazanye Barafinda style, nimwo bikubiye na Barafindarization, n'imizamukire n'imikorere myiza, imitekerereze myiza, n'igena migambi ryiza, duhindura ibigoye tubihindura ibigori, tugaburira abashonje tutitaye kuba bashonjesheje, ndetse nabo bazasonza tukazabagaburira nubwo baba bataragize umutima wo kugaburira abandi bashonje. Hanyuma barafatirwa inda ari benshi, umubare w'abantu bakomeje guterwa inda. Ubona we biterwa n'iki cyakemuka gute? Turabaza na First Lady. First Lady mubona hakorwa iki kugira ngo abana b'abakobwa batwara inda
sinde zigabanyuka ubu ni face radio wa Barafinda ubibona icyakorwa rero ngiye icyo mbona nuko leta yakorohereza abantu b'abahungu n'abakobwa hanyuma abakobwa impamvu baterwa inda nuko batagira abahungu babatwara ese wa muhungu azatwara umukobwa amushyira he ntanzu agira niyo mpamvu rero icyo kintu bagomba nka leta gufatira ingamba abantu bakareka abantu bakubaka niyo mpamvu perezida wa ruda yakubwiraga ngo niyo mpamvu yakubwiraga ngo biterwa n'ubuyobozi iyo ubuyobozi bubujira abantu kubaka ntago abahungu b'abandi bazafata abakobwa b'abandi ngo bagire gute bagende babatware bazererane ariko bahaye uburenganzira abahungu bakubaka abakobwa bahita babona abagabo urumva n'abagabo rero bakabona abagore abana ntibaterwe inda byakoroha ntago bakongera birumvikana nge uburyo nabigegennye mu gahunda zacu nziza nyinshi 200 za ruda abana b'abakobwa n'abahungu tugomba kubashingira kuri konti ya leta haba hano mu Rwanda East Africa no kwisi hose nje umusaza ukuri rero Barafinda kuba Fred ndaze mbashingire kuri konti ya leta mmereye hano mu Rwanda umwana w'umukobwa n'umuhungu konti ya leta ushatse kuvuga nkuko urabona gacyacyo ko yabaye abaturage sibo bice muri ibibazo none kwa kundi byagendaga buri mudogodo none buri mudogodo nibwo nzashira gahunda yo gushingira buri mwene gihugu buri mukobwa n'umuhungu bakiyandikisha tukabashingira kuri konti ya leta tukabakoreshereza ubukwe gakondo kanani y'abanyarwanda apana ubukwe bwa kizungu buhenda kuko butera kizunguzungu mu banyarwanda ugasanga barazisenye vuba na divorce nayo ikakora nk'inkwi benyigeza birumvikana ni kuri iyo mpamvu rero byumvikana neza ko twe tuzabashingira kuri konti ya leta bamarana imyaka 10 tukabaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu kurwubaka bakongera indi myaka 10 tukabongera indi impamyabumenyi n'ubushobozi y'ikirenga ya kaminuza mu kurwubaka nibamarana imyaka 20 bazaba tacyongeye gusenya ingo ekende noneho izo mpamyabumenyi tuzajya tunazibahembera noneho batoza bakiri bato uko bazubaka bajye babagira inama hirya hino mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga noneho tujye tubeshura abakozi ba leta urumva n'akazi gashashanze kugahanga birumvikana kuri wewe umukobwa batinze gushaka bafite nk'imyaka ingahe birumvikana umukobwa nimba ubundi icyambere kwiga amashuri n'imboneza rubyaro nimba atiga akaba ageze imyaka 18 yo gufata irangamuntu ubwo bawumva uwo mukobwa nimba ku rundi ruhande utiga ntabakwiriye kwibonera umugabo mu gihe amukeneye ariko mu gihe ku mutima we yumva ataramukeneye azamukeneye afite 30 byaba ari uburenganzira bwe nabo ariko none umukobwa bageze 32 atarashaka hari ikibazo afite hari impamvu biterwa n'impamvu nyamukuru yabiteye yashobora kuba ari kubura umugabo yaramushatse afite imyaka 18 icyo kibazo ni ikigugu kibihekana aho ikigugu kibihekana kuvuga ni ukuvuga aba yaragumiwe kandi yaragumiwe abitewe n'abari babifite mu nshingano nk'abategetsi bwo kumushingira hakiri kare ntibabikora uba wumva uwo mwana atari mu karengane k'ibihekane sakamukecuru nake nakibihekana hanyuma Barafinda tugaruke hagati yawe na first lady yego uribuka ubukwe bwanyu birumvikana ubukwe buhoraho n'aka kanya urabona twataramye nabwo ni ubukwe twagize ubukwe bwinshi cyane ku isi kandi n'ubundi buracyaza hanyuma tuganire ku rukundo rwanyu na first lady abantu bakeneye kurumva kuntu mwakundanye gute twakundanye gipolitike rumva niyo mpamvu andi bumoso nawe ukamba undi buryo ku buryo twabanaga gutya abantu batugenderera ni nayo mpamvu ubona urujya n'uruza rw'abatugenderera icyo nicyo bita politike inoze kandi y'igifute y'akataraboneka igamije guhindura ibigoye tubihindure bigori tugabure n'abashonje tutitaye ku babashonjesheje ariko twitegura nabo kuzabagaburira ikindi gihe hanyuma yuri kumwe na first lady suba wumva umerewe uti first lady ni umuti w'akataraboneka ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu kuko nzamutuma no mu kanama k'amahoro ku isi ajye
guhagararira abakobwa bose ku rwego rw'isi none urumva azajya agenda bavuganira bariya bose. Hari abakobwa baba mu mago yabo bavutse bafite ubumuga batajya basohoka mu nzu, uhereye mu ngo z'abana b'abakire bariyo bose, n'abana b'abakene babiyo mu byaro ariko bavukanye ubumuga. Hari nabo bahemukiye baroze bariyo badashobora no kuva mu byumba. Abo bose tuzabakorera umuti, first lady ajya amanuka mu mazu ashakisha abantu bose b'abana b'abakobwa n'abakecuru n'inkumi birumvikana n'amajigija bose areba bafite ibibazo nk'ibyo by'umwihariko bya bikomoka kuri gakondo cyangwa ari karemano. Abo bose tuzabiteho nabo bajye mu rutonde abadafite ibibazo. Noneho ku badafite ibibazo ibyo nabyo tuzabitaho ku rwego rw'umwihariko, tuzabashingira twabivuze, kubavuza niwe ku buntu kuri konti ya leta. Abana bose ni abantu b'abakene batagira umutungo n'umwe ku isi ya rurema bagomba kuvuzwa kuri konti ya leta. Birumvikana n'amashuri abanza n'ayisumbuye bakayigira kuri konti ya leta ku buntu. None umwana wa mwarimu n'umwana w'umusirikare n'umwana w'umukene n'umwana w'umuganga kubera bari mu kazi, namwe mutayobewe, abo nabo bakigira ku buntu amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza. Bakaminuza barangiza kuminuza bakagaruka mu kazi bakatera ikirenge mu cy'ababyeyi babo. None tukagira abahanzi b'akazi benshi kandi b'inararibonye kuko bakuranye n'inararibonye. Abasaza n'abakecuru bababyaye inkangari zabatoje umuco mwiza kandi gakondo yabo nayo bakazayabazunguza imirimo n'ikinyabupfura ndangamuntu hehe n'isuri y'imonogoje itwara umuco wa kinyarwanda. numva Barafinda nyamara bifite neza. Hanyuma tujye kuri first lady. Uribuka mwakundanye na Barafinda ryari bwa mbere mubonana? Barafinda twarareranywe rwose tukiri batoya, dukinana iby'abana tugeraho turakura. Ubwo nyine ubwo bya politike biba biraje nyine tuba turabanye. Hanyuma mukinana nk'iby'abana se mwakundaga gukina nk'ibiti we na Barafinda? Akundaga kunyigisha akambwira utuntu tw'ubwenge. Niyo mpamvu ubona turi abanyabwenge nyine, ari n'ubu ari intiti nibwo nyine navuze ni rwose uyu muntu n'uwakataraboneka rwose. Ambwiye byo gukundana nyine ndavuga nti ntago nakwitesha umunyabwenge, nibwo nafatiyeho nyine turabana. Tujye muri bya bintu bihe by'abantu baba bakundanye icyo gihe. Ni duki Barafinda yagukorera ukavuga ati kabisa utu ni utumenyetso tw'urukundo? Yaguteruraga akaguheka? Oya twebwe ntabwo, twebwe turi abantu rwose batagiye muri ibyo ngibyo. Twebwe twakuze nyine anyigisha mu makayi byo kwitetesha. Ntabwo kuko twari tuzi imbere yacu imigabo n'imigambi, mugabo n'umugambi yacu ari ukuzahura n'intambara zikakaye zikomeye byoroshye byaba. Kuko iyo uri umuntu uzi ko uzaba umunyapolitisiye, uzi ko uzayobora abantu, ntago ukura ukina, ahubwo uba witegura urwo rugamba uzahura narwo. Niyo mpamvu tutagiye muri ibyo by'imidebeko byo guterurana by'ibiki, ntabwo twigeze tujyamo. Hanyuma perezida first lady aravuga ati iby'imidebeko nta byaba biri mu rukundo rwanyu, ariko iyo urebye first lady ubona yarusha iki abandi bakobwa abandi bagore? Ibintu arusha abandi bakobwa birumvikana biba ari byinshi. Ntabwo abarusha ku bibindi byinshi cyane, ariko abarusha nk'imyaka birumvikana. Kandi urumva kugira ngo imyaka ye mwemerere kuba ari first lady nanone biba ari by'akataraboneka. Icya kabiri kuba azaserukira u Rwanda aserukiye n'abakobwa n'abagore n'abakecuru bose n'abasaza akabatumikira hirya hino. Icyo nacyo ndakize arakibarusha kuko abishoboye kandi afite ubunararibonye bwo guhangara ibigoye akabihinduramo ibigori akagaburira n'abashonje atitaye ku zindi mpamvu zose. Ariko Barafinda cyagiye utangiye kwiyamamariza kuba perezida wenda bikanga, nta bandi bagore bajyaga baza ku ruhande bavuga ati turashaka natwe tube first lady? Ubona hari watinyuka ku rwego mpuzamahanga koko? Ninde wakandiraho kuri first lady? Ntibibaho, nta cyamusimbura kandi nta n'uwamusimbuza. Ikindi kandi uyu ni umuntu w'akataraboneka. Uyu mumama ureba ni uw'akataraboneka, yabyaye hungu na kobwa.
n'abana bangana n'intoki zanjye z'amaboko yombi Ubwo ni cyangwa z'amaboko ye yombi birumvikana aho birumvikana urumva n'uwakatarabona ninde wundi umurebye se wabugira ngo yigeze abyaraho nawe murebe wese hanyuma ko mutaboneje urubyaro barasinda birumvikana kuboneza urubyaro mu mategeko y'Imana birimo se iyo ni gahunda ya kiremwa muntu twe muri gahunda twaje kureba no kuzuza no gushimangira gahunda z'Uwiteka kuko Imana niyo yaturemye niyo iduha kubaho reka tureke n'abandi bashaka kuza ku isi baze umwana w'umuntu ntagomba gufatira mugenzi we gahunda ngo ntaze kuvuka ku isi ya rurema kandi Imana niyo ituzana ntabwo ari umunyapolitiki uzana umuturage kuri iyi si cyangwa umuntu uwo ari we wese kuba kuri iyi si nasamarezo nk'aya ndi kuvugisha mpagazeho nayakura he nizi network wumva ari umwana w'umuntu wamaye marezo yo kubaho bucya bukongera bugacya kubera Uwiteka nje nshobora gushonza abantu bahari ariko Uwiteka akampuhira mu mwuka akansiriramo imiyaga nkaramuka kenshi birumvikana hanyuma Barafinda muri ino minsi bajya bavuga ngo hari abapasiteri bitwikira ijambo ry'Imana yego hanyuma ngo bagashaka kwibutwa abaturage bakabwira ati muture ngo turakora itangaza nawe ndumva uri umuntu wemera Imana abapasiteri nk'abo batekereza iki ariko ntabwo icyo cyacumi iyo kigwiriye bakagura imodoka se bamutwari uwatanze kotizasiyo bajya bamutwariramo iby'Imana reka bibi by'Imana amafaranga naboneka ntibakayanyereze bajye bayubakamo amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza n'ibitaro hafi aho n'isoko hafi aha byose abaturage bababera urugero rwiza bafasha abapfakazi n'abapfakaye abasaza n'abakecuru abarushe n'abaremerewe none Uwiteka azabasanga no mu ngoro zabo no kuri tere no mu baturanyi none abafashe nabo hanyuma first lady hajya umukobwa mukuru mufite afite imyaka ingahe afite 19 ntago muramushyingira se oya ntago twebwe turamushyingira aracyari muto hanyuma ntabwo ubyifuza ariko hari ukuntu ntago nabyifuza yiga ntago mwifuza ko umwana wanyu yazashaka se nka vuba oya biterwa n'icyemezo cye ariko ku ruhande rw'ababyeyi icyerekezo bamuganishamo nicyo kugira ngo akamirike cyane yige wiga cyane ugakunda kwiga nawe bizagukunda nubyanga nawe bizakwanga dukora iyo bwabaga tubakundishe kwiga bige cyane bige baminuze baba abahanga barwanye uburezi bazavemo abarezi kabuhariwe mpuzamahanga bazakikire hungu na kobwa baheke hungu na kobwa bonse hungu na kobwa ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu none nibatinda mu ishuri bazatinda bahaha ubuhanga buzatuma bavumbura bitandukanye no kuvumbukana abanyarwanda n'abanya East Africa n'abanyafrika n'isi yose hanyuma Barafinda nta muntu ubyifuza ariko hari nk'umukobwa aramutse atwayinda kuri iyo myaka 19 wabigenza ute oya ntibibaho ibyo ntabwo byigeze binabaho kuko ntabwo bishoboka kubera nge ndakubwira imbonezarubyaro ni ishuri uwo wakamuteye inda nawe agomba kuba mu ishuri nimba noneho hari uwatera umukobwa inda kuri iyi leta uwo muhungu atiga ahubwo ninde waba waratumye uwo mwana atiga ngo nawe ahugire mu makayi n'amakaramu wo guterera abana b'abakobwa babandinda icyo cyaba ari icyorezo turamutse dusanze ari umutegetsi shaho ari we wateye umwana w'umukobwa inda icyo yacyumva akagisobanukirwa ngira ngo wamubera umusogongero mu buzima bwe bwose yazabyicuza yego hanyuma Barafinda tugana ku musozo rero muri wavuze ko nibyo abahanzi ubimenya umuziki wo mu Rwanda ugeze birumvikana abaruda barimo kukwakwanya n'abarudakazi hirya no hino indirimbo tuzaririmba tujya kurahira nizo bahugiyemo nizo duhugiyemo abahanzi bose niho bari gakondo muzazumva vuba twinjira muri aho tuzarahira sinahavuga wenda ngo ni muri stade naha ariko wenda ni mu cyerekezo cya presidence kuko n'imvura nizagwa tuzakomeza turahire tutanyagirwa hanyuma Barafinda uherutse mu mujyi birumvikana mperutse mu mujyi merukayo ikindi n'umusibo w'ejo
nari ndiyo hirya muri Gasabo mu karere ka Gasabo kose narakazengurutse bambaza ibibazo nsubiza nka mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu perezida perezida wa ruda mu Rwanda hose East Africa na Africa na n'isi yose kandi nkaba perezida wa leta zunze ubumwe za Afrika ibihugu 55. Barafinda agaragara nk'umuntu uzubwenge ari inkoko n'igi n'iki cyabayeho mbere. Birumvikana mu bintu Imana yaremye ntiyigeze irema amagi yaremye ibintu bizima ubwo ni inkoko yabanje. Abahanga bavuga ko izuba rizenguruka isi abandi bakavuga ko isi izenguruka izuba wowe uhagaze bagiye yose barabibona bategereza Uwiteka azaza abaha igisubizo cy'ukuri kuko bo bari mu kajagari k'ibitekerezo. Hanyuma Barafinda yego hagati y'umwana na nyina ninde ukwiye kubaha undi kurenza hagati y'umwana na nyina ninde ukwiye kubaha undi? Birumvikana nta mukuru utagira mukuru uwo mwana agomba kubaha umukuru niyo mpamvu naje gusigasira gakondo abakiri bato bose bajye basigasira abakuru kuko abakuru ni isomero ry'ibitabo ry'abakiri bato nk'uyu musaza ni isomero ryacu nibo banyigisha abasaza n'abakecuru ubwo yaba bataza kubaho nanjye mba ntazi gusoma no kwandika mba ndi muri alphabetization school. Hanyuma Barafinda imibare urayumva se? Imibare urayumva neza? Birumvikana imibare yanjye yose ni ya politike kuko ntera intambwe ku yindi umunyapolitike atera iyo kunsiga nanjye nkatera iyindi yo gusiganuza hanyuze hanyuma nkamutera icy'umutwe n'icyo hasi nkamusiga hasi njye nkubita mbangura njya gukuramo imipaka muri Afurika hanyuma twitegura kurahira dushingiye hano mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga na Afurika. Hanyuma Barafinda yego miliyoni imwe y'amanyarwanda umuntu akuyemo ifaranga rimwe abasigaye amafaranga angahe? Birumvikana ntabwo yaba ari zero nta nubwo yaba ari icyo ariko yaba akiri yose ukuramo rimwe gusa kuko niyo iyo miliyoni yo wayivunjamo inyoni nyinshi zihagaze ku giti mu mashami y'igiti ugateramo ibuye rimwe nta nyoni n'imwe yasigara mu giti zose zaguruka zikagenda. Ufite miliyoni imwe bakakwakamo ifaranga rimwe wasigarana ngahe? Icyo kibazo nzakijyana mu ishuri hanyuma abanyeshuri bagihereho. Ni ikizamini tuzakibaha. Hanyuma se Barafinda mu buzima busanzwe ujya urota nk'inzozi? Niyo narota bitewe nuko gahunda y'Uwiteka yanyandikiye kuzarota kuko njye sinitegeka kurota. Hakujya urota? Ntabwo mpfaga rota. Ntabwo mpfaga rota ntabwo mpfa kurota gutyo nyine uko bibonetse kose ariko yabikoze iyo utabikoze. Hari n'inzozi wigeze urotana n'ubu ukaba ukizibuka se? Birumvikana ubu ntabwo wari uzi ko nzahura nawe umunyamakuru wa Flash TV na FM yambaye isati y'amapesa 6. 6 se ubwo? Nibyo bafunga uhereye hano. We narinzi ko tuzabonana bitewe n'amaspace. Ako ntabwo wabirose? Ibyo narabirose umva narabimenye nte. Hanyuma Barafinda uri umuntu uzi umuntu cyane umuntu uramuzi? Umuntu ni mugari. Ni Imana urabona ko nayo yaramuremye ariko nyuma yaje kumukorana amabara abitsa umwana we Yesu Kristo urumva n'abantu benshi barabacemba kandi Imana ireba ariko ikavuga ndacyabigaho sha nayo iracyabatunganyiriza ibirungo ndabarahiye. Umuntu ni mugari. Ako Barafinda yurebye utekereje nk'Imana uba wumva imeze ite? Imana ni umusaza wakataraboneka umusaza nkangare aba bose bigana nta mukuru utagira mukuru tukura tugana uyu n'uyu akura gana Imana kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane urumva Imana ni umusaza wa kera cyane. Niyo mpamvu nanjye wumva bajya banyita umusaza wa kera w'imyaka 250 mu bwonko ariko undebeye inyuma nkaba mfite igice cy'ikinyejana. Yego. Ariko Imana se abantu benshi bakunda kujya impaka ati ni umugabo cyangwa ni umugore wowe utekereza ari iki? Igice ni cyari cyo cyose yaba cyo kipfa kuba twe umuntu ari ishusho ye
birumvikana nimba Imana yararemye Adamu ari umugabo kuki udatekereza ko hari hakenewe umugore ubwo ni ukuvuga ubwo Imana birashoboka kuba nayo yari umugore ariyo mpamvu yiremeye umugabo mu ikubitiro nyuma karema Eva wenda iyo mibare tuzayirekereyo izaza ibisobanura ibivavanurira abantu baturiye isi bavuga ko abantu bazajya mu ijoro nawe wumva ari byo birumvikana nimba ribayo niki cyababuza kujyayo nimba ritabayo ntibazajyayo ariko nimba ribayo bazajyayo nimba hano ritariyo hano ku isi Imana izahatunganya neza iha abantu imbaraga n'ubushobozi mu bukungu muri politike nziza idasenyera abaturage amazu itababuza no kubaka amazu yabo mu masambu yabo kandi ntizabasoresha n'ubutaka bwabo yabagabiye ku buntu bataguze batanagura bityo rero bazagira ubushobozi bwo kubakaho amazu meza n'ubusitani bwiza n'amafamu hirya no hino noneho iryo joro bazarikomereze hano ku isi nabyo birashoboka akose Barafinda ukunda inyamaswa ubusanzwe urumva hari amatungo hakaba n'inyamaswa inyamaswa mbi ni umuntu urumva nimba nkunda umuntu urumva n'izindi ndazikunda kuko zikurura ba mukerarugendo tukabona amadovize hanyuma niyo nyamaswa utinya cyane wenda niba ari itungo utinya wenda niba ari inyamaswa muri izo zose niyo utinya cyane hari abatinya imbwa hari abatinya intare kera natinyaga umuntu ariko maze gukora inyigo neza ku muntu naze gusanga umuntu ari umuntu umeze nk'intare ishaje itagifite imbaraga ku buryo wayijomba n'urutoki mu jisho itagishaka kwinyagambura kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane kuri iyi si ya rurema ibisigaye byose maze kurya tizi maze kubitahura maze kubifindura nta na kimwe nkitinya kuri iyi si ya rurema reka bariya bakanga n'abakangata n'abicamura bakikubita hasi bagakubita uruhara hasi agahanga hasi abo bajya bavuga bavuye ahubwo Barafinda ntabwo utinya abasore bibogara abasore baba barateruye cyane rwose yakunyuraho guterura ntaho bihurira ikiro cy'amabuye n'ikiro cy'ubwenge ntaho bihurira nubwo byombi binganya uburemere uvuga ngo y'amabonsa ntabwo kanga rero oya ntabwo bibaho abaruda ntabwo bakangwa n'ibyo abaruda ubugabo si ubutumbi ahubwo ubugabo ni mu bwonko yego hanyuma rero mu mishinga yawe ya mbere dusoza imishinga iri imbere abantu bitega iki kuri ruda cya mbere na mbere bitege fasiti reda agiye kwita ku bamama bose abakobwa abari n'abategarugori bose ingimbi n'abangavu birumvikana bose abiteho kuko ni umubyeyi w'abana 10 ibitsina byose urumva ni ukubitaho bose mu Rwanda na East Africa na Africa n'isi yose iyo ni inshingano ya mbere yacu y'abaruda nge ndi umuruda mukuru uyu akaba ari umurudakazi birumvikana vice president ni umudamu kubw'amahirwe ni uhagarariye intara y'amajyepfo urumva tumaze gutangatanga igihugu iburasirazuba hari uhagarariye no mu majyaruguru n'iburengerazuba urumva igihugu tumaze kugihagararamo bumetarike nge nanjye mpagaze mu murwa mukuru w'u Rwanda none urumva imigabo n'imigambi yacu no gukuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'abanyarwanda twibohore byuzuye kandi byuzuza ubuziranenge nta mpamvu yo kwizihiza umunsi wo kwibohora ubutaka mu gihe bugisoreshwa n'amazu nanone tubona ubwigenge bwuzuye kandi bwuzuza ubuziranenge nta mpamvu yo gusoresha ubutaka n'amazu y'abana n'abakene tumushimire cyane Barafinda tugushimire kubw'umwanya wawe rero ubwo n'ikindi gihe niduhura ni ukuganira nyine nta kibazo kandi ushimire na First Lady birumvikana nanone First Lady agomba gushimira abanyarwanda bateraniye hano bamurindiye umutekano nka kawaida nk'uko byari bisanzwe kandi aho yanyuze hose bari stand by naho avuye barimo kuharinda naho turi bunyure birazwe kandi nabo tubabwire bakomeze bambare kwa kundi ntihazagira uwambara ingofero yanditseho ruda cyangwa umupira wanditseho ruda cyangwa isogisi bigira abarezi kandi ari abarezi bazarerera igihugu na karere na ka East Africa na Africa n'isi yose noneho ikindi natwe tushobore gushimira abanyamakuru kubwo mwihariko tuhereye kuri mwebwe abari hano ngira ngo isi yose iri bubabone irarari bamenye namwe none
none muze kumbwira inomero yanyu nje bazajye bambariza kuri wa eshatu akadomo ruda akadomo tike no kuri 078328 bampamagara amasaha 28 mpora nitaba inomero ya telefone nakira amatelefone ku rwego rw'isi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane abari mu ntara y'amajyaruguru mu y'u Rwanda mbashimiriye bano banyamakuru n'abandi bose bansuhuriza abanyamakuru n'abiburasirazuba n'abiburengerazuba n'abamajyepfo nabo mu murwa mukuru w'u Rwanda na East Africa nuko na Africa leta zunze ubumwe za Africa kabiri z'abaruda n'isi yose amahoro masa noneho twari kumwe n'abanyamakuru nanone noneho kankunyura inyuma Fast Ready nawe utujye hagati Fast Ready noneho washimira nawe bari babakurikiye. Nanjye ndashimira rwose abasore bari baraha tureba, ndashimira abagore, ndashimira abakobwa, ndashimira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abaze n'abanyamakuru mwese, kandi ndashimira rwose ko nanababwira yuko abasore muri aha ngaha rwose mushonje muhishiwe, tuzabashyingira abakobwa n'abakobwa kandi bashonje bahishiwe bazashyingirwa abagabo, kuko nta twebwe migambi y'abarudakazi dufite intego yo kuzashyingira abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abahanye divorce bose tukabasubiza mu ngo, abanyarwanda bakaba mu mahoro. Ubwo rero nabaye mbashimiraga, murakoze. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.